ariko nje ndi umuhanzi ukomeye cyari nk'igihe nakuranye n'abantu muri hood yanjye ukafani ngo ndapa neza kumurusha ariko sindababona ku rutonde rw'abaraperi ariko nje mu baraperi bari ku rutonde rw'umuziki nyarwanda ndahari afata umwanya nyigaho nje mfata umwanya niga ku gihugu cyose. Alex Muyoboke ni umumanager ari kumanaginga ndubu ngubu. Chris Hart Coach Gaëlle nawe ni umumanager ari kumanaginga nde abo bantu bari mu kazi bose kandi nabo bari kubirwaniramo. None se ninde watangiye undi se ninde watangiye undi? Ishkevin ni umuhanzi mwiza TUFF GANG nawe ni crew nziza ko nyibona Ishkevin yagize TUFF gutya nanjye narayigize mane nishimiye kabisa. Bulldog ni grand frère wanje ni daddy wanje ni uncle wanje muri game ni daddy kuko niwe muntu wamfashe ikiganza na nyakwigendera J Paul abo bantu ko ari babiri muri uyu muziki nibo bantu mvuga ni ifumbire yanjye just ndi kimera. Riderman ari mu bantu bazanye new generation yaje mbere ya The Ben na Medi ariko still nobo Riderman uracyamwumva hip hop rero ndacyayumva. Ufite big nyashi zikwe cash ufite body ya fresh n'injye ubizi akenshi none se urumva genzaza imbere ya kamera mvuge ngo ntari umuginywa ngo mumbabarire nta mwanya w'ibyo bintu mfite ndarunywa cyangwa sindunywa uzi ko nshobora kuvuga ntari umuginywa ahubwo ugahita urumbona mu maso ndashisha buri zawe ndi steady nka kangalo. Yes, ndagusuhuje cyane wo kuri Good News TV nk'ibisanzwe aracyari umuhungu wanyu AB Godwin. Shimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe, likes, share ndetse na comments ku biganiro tubagezaho amanywa nijoro. Bibutsa ko turacyari kumwe na Action Driving and Language School cyane kwiga indimi permis na provisoire mu gihe gito cyane. Uradusanga hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri flow ya mbere, cyangwa se dusanga hano mu Giporoso ahazwi nka Sari Motor munsi ya Feruje. Yewe yewe bamwita Kalfan Govinda aka papa wabo aka papa wabo cyangwa ndira baraperi ubu wasanga uri kuvuga kuri papa w'abaraperi. Oya ni papa wabande w'abana banjye nyine. Yes, bamwita Kalifani ngira ngo ngubwire ngo ndi papa w'abana bande nabona byaye. Oya baraperi mamwita bagenzi banyu ngo na abana yarago ndo muraperi abaraperi mumeze nk'abasobanuzi ba filime nawe sinde agasobanura ariko narebye akawe mbona nararetse ngo abana bidagadure ngo kumbe ngo munaje ngo nubike imbe ese ni ubike imbe wowe uraryute ibyo bintu byihorere ubitse imbe waryute cyere kubanje kurya imbe ukayubika nyuma we ibyo byihorere sha sanare. Kalfa makuru y'iminsi ni fresh maze iminsi warabuze haba mu gisagara haba no mu gisata cy'umuziki abantu ntago baguheruka nta ndirimbo nshyashyo heruka. None se guturi kumwe na ndirimbo nshyashya meruka kandi ariyo nasoreje yose yo nshyashya yanjye. Ese we ntago kiri umugore w'umunyacyaro agira na BP muri uyu mwaka. Umugore w'umunyacyaro ni yawe? Ni yande? Ni ya fax. Uzi ko abyibagiwe? Ni yawe? Ni yanjye. Ahubwo akozwe na fax. Umugore w'umunyacyaro. Amayenga. Komane. Mana borira re. Ibaze ko turi mama ngo komane. Wahuje imbaraga gute na fax kugira ngo mwicare mukora indirimbo y'amapiano imeze kuriya? Fax nawe turamuzi ariko nje ndi umuhanzi ukomeye. So niba duhuye uri umuhanzi utaragera wenda hondi ariko ufite ubumenyi sinakubwiye ko mubera nk'abasobanuzi ba filime. Ntago ari abasobanuzi. Okay. Wahuye n'umuhanzi archive w'umuhanga utaragera hondi nifuza ko yagera hondi dukorana indirimbo. Bivuze ngo wahuye n'umuntu uri hasi yawe mukorana indirimbo ushaka ko yagera aho. Niba ushaka views ntago ari aho uri buzibone. Oya ntago ari views. None se nyene sindi umuhanzi ukomeye. None se sindi umuhanzi ukomeye. Ndabyemera cyane. Nakoranye n'umuhanzi ndushaho. Ko na fax arakomeye. Ariko nyine akomeye cyane ari kumwe nanjye.
dukoranye ikintu nanjye ngomeye ndi kumwe na Fax. Mbese wazamuye umuhanzi Amva kandi ari producer akaba n'umuhanzi niwe wayikoze. Nyine mwabitekereje gute kugira ngo mufate indirimbo yitwa umugore w'umunyacyaro? Fax twari duturanye Kimironko, yakoraga muri production ya mukuru we Peter David wakoze ikinya, ubarirwa mu gihugu cya Kenya kano kanya ariko w'umunyarwanda. So Fax rapper ari no mu bakoze ku kinya, numu producer w'umuhanga kuruta uko ari n'umuhanzi, niwe uzikora. So niba neza dutajya nk'umuhanzi kazi mwiza uri kwerekana ko ejo hazaza hafite, menya ko Fax rapper itafari rya Nesa arifitemo. Tukiri kuri Fax sibyo, wenda su kumwinjirira cyane n'umuziki muri rusange turi kuganiraho. Ubyakira gute kuba Fax na Nesa basohora indirimbo nyinshi bingana kuriya mu cyumweru? Ese si umugore n'umugabo? Nyine oya turi ku ruhande rw'umuziki none si umugore n'umugabo. Kalifa ushobora kuba wasohora indirimbo ngusobanurire. Nyine mbanza ngusobanurire. Babyuka ibyuma biraho. Studio iri mu rugo. Bemerewe no gukora ubw'indirimbo buri minota 10. None se sinje nona sindangije verse mu minota ingahe? Kuki turabona Knowless asohora indirimbo zingana kuriya mu kwezi cyangwa mu cyumweru? Ariko Knowless na Nesa urabagerera. Oya aho ngaho warugiye ku ruhande rw'uko umugabo ari producer, umugore ari umuhanzi sibyo? Ngo niyo mpamvu ngo banafite n'ibikoresho, niyo mpamvu basohora indirimbo nyinshi. Knowless ameze neza cyane ari kumwe na Clem. Nkuko Clem na ameze neza cyane ari kumwe na Knowless. Ariko na Nesa ameze neza cyane ari kumwe na Fax. None se sibyo ndi kuvuga, wowe kugiri kubirwanya. Ndi kujya oya ntago ndi kubirwanya, ndi kujya ku ruhande rwa music. Ku myaka n'ibigwi abo bantu ntago bangana. Knowless nta kintu kimwirukansa na Clem. Ariko Fax rapper na Nesa bafite urugendo rurerure kugira bagere kuri Knowless na Clem. Simvuze ko ari rurerure cyane, bashobora no kubyuka ejo bakabigeraho, ariko uruma nyine ntibarabigeraho. Sasa ushobora kuba wasohora indirimbo nka kuri abasohora indirimbo? Ntago nta kintu kinyirukansa afite. Nese nuko hari kibirukansa bafite ubwo bushobozi nyine tububahire. N'ubushobozi? Yeah, of course. Kose Kalifa wabuze ubushobozi bwo gusohora indirimbo ebyiri mu cyumweru? None se nge nyine ni ikihe kintu niba ngusore beep urajya nsore indirimbo mu kindi cyumweru gute kandi ucyumva beep? Nyine nari kubaza kuki utabikora kandi bo babikora kandi uri kubakigira kira ku ibyo bakora nta kibazo. Babikwisubiriza gikonye ntabwo nabisubiza ibyo bintu ngo bafite target yabo nyine jewe target yanye reka nkubwiye ahubwo aho nabyumva. Wowe icyo ushaka si cyo nshaka. Yego gusa intego nimwe nugushininga kugafata nyine, ariko icyo ushaka simbizi neza ko ari cyo nshaka. Yego kuko nye ntago mfata umwanya wanjye njya kureba ku bantu ku ruhande. N'umuntu ufata umwanya akajya kureba ku bantu ku ruhande ngo aba bantu batekereza bate. Cyari nk'igihe nakuranye n'abantu muri hood yanjye ukafani ngo ndapa neza kumurusha, ariko sindababona ku rutonde rw'abaraperi. Just wavuga ngo aba baraperi ndabazi, ariko nje mu baraperi bari ku rutonde rw'umuziki nyarwanda ndahari. Afata umwanya nyigaho, nje mfata umwanya niga ku gihugu cyose. Vuga umuntu w'imusanze ndakora indirimbo imeze gute, w'imusanze nyumve, w'igisenya nyumve, wo mu Mutara nyumve, urumva w'Ibutara nyumve. So uturere twose Gicumbi ngo ukora indirimbo y'igihugu cyose. Of course. Ariko arakora indirimbo yo muri hudu. Erega turatandukanye, niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo ushaka hari igihe bishobora kuba atari ibyo nshaka. Kuko wamenya ibyo nshaka tuganiriye. So icyo nshaka nuko nshira itafari ku muziki nyarwanda. Noneho icyo ushaka nukuri busenye Karfani kugira ngo ube wowe. So urumva ibyo bintu ntago byaho. Kalifa ngize amahirwe wenda nganiriye n'umuhanzi mukuru ushobora kuba umaze igihe kinini muri music. Ntagashobora umaze igihe kinini muri music industry. Yego. Uranashobora ariko wenda ntuzigiye nshaka kuvuga ko kingana. Sibyo? Umaze igihe. Niyo mpamvu ikintu ngiye kukubwira uri umwe mu bantu bashobora kuba wenda bagira icyo bakivugaho. Sibyo? Aka kanya management, aba manager barimo bameze nk'abahanganye. Muyoboke ni umu manager wa kera umaze igihe kinini
Coach Gaëlle ni mu manager wa vuba ariko Muyoboke we arakomeza kwita kuvuga yuko Coach Gaëlle ari kwangiza umuziki akoresheje amafaranga. Jewe rero isimbamo ntago ari y'ibyo bintu by'amatiko muri showbiz. Sinjye sinkunda n'amatiko ahubwo nkunda ibiri ku isahani. Uko niba ngiye kurya nkarya ikidegede nuko aricyo gihari. So ubu uravuze ngo Alex Muyoboke ni umumanager ari kumanaginga ndubu ngobo. Chris Hart. Coach Gaëlle nawe ni umumanager ari kumanaginga nde. Chris Melody. Uragira ngo usubize iki? Aho bantu bari mu kazi bose kandi nabo bari kubirwaniramo. None se ninde watangiye undi se? Ninde watangiye undi? Urebye ntaza Muyoboke ameze nka hari ufite ikibazo kuri Coach Gaëlle. Ninde watangiye undi? Watangiye undi ntago tumuzi. Ntituzi na bifu yamukozemo. Ubwo uje nushakira umuntu watangiye undi. Nushakira bivugwa ko oya uri umunyamakuru nge ntago ndi umunyamakuru. Nakani ngiye kubikubwira. Banza nyine wumva. Ntago ari bivugwa. Wowe ufite ubushobozi kuko uhora muri bibi. Ese si watangiye ikiganiro umbwira warambuze. Wamburiye. No icyo gihe ninjye wari warakubuze. Naragomba kubura ntiwanyitaba. Oya. Ntago wamamagara ngo mure kukwitaba. Ahubwo hari ibyo ureba. Muri flame yawe. Njewe ntari muri flame yawe. Ariko bakakanya ndi muri flame yawe. Nusu wamburiye. Unsanze mu kazi. Wari uri mu kazi ma. Ndi mu bisumizi. Ndi gukora indirimbo yawe. Nusa kakanya waguhamagara yakubona. Ahubwo se yamburira. Kandi uri mu kiganiro. None se ariko ndamuhamagara ninsanga message call. Erega wishaka yuko muri mirimo. Oye. Wewe twapanze collabo. None se niwe wanshutinze mu ndirimbo ya Fireman na Sean Breeze. None se hari wankuye hehe wokabyara. Ni nyuma ya hariya nagushatse nkakubura. Nagwambura. Ubwo rero nshobora kwandi n'icyamamare ngomba kubanza nkajya. Kuri n'icyamamare wigeze ubona niba aranshatse ndi Gisenyi uri Kigali urumva nari gutera ikirenge. Nagushatse kuri telefone ntago nagushatse naje kureba. Aya telefone yanjye ngewe mfite telefone ihenze. Kandi ibyamamare mugira ikibazo. Jewe mfite telefone ihenze ngewe ntago njyambura kwitaba umuntu. Ihenze. Nagiva kuri rezo urumva. Oya ibyamamare mushinjwa kuba muca amazi abantu batoya. Niba ruko ibyamamare bimeze ngiye sindi icyamamare. Kandi nawe utitaba telefone. Aya wibeshye. Kandi bro turarakaranya ndakunoba nuza nibyo bintu bana. Oya wineranye n'abantu uyu muntu ntago arampamagara urumva ngo ambure. Unamamagara ndi no mu kabari. Ndi kuganira n'inshuti zanjye ngakubwira ngeraho. None wowe ikibazo cyawe ufite n'igi. Kuki tugera imbere ya kamera kugashaka gucudiganya ibintu. Wewe wansanze mu kabari tugiye muri studio. Ugira ubwoba. Kariva ko najya mutubari koko. None se ubwo uri umugabo. Gwaburi imbwa rero. Umugabo abayavukiye mu kabari. Ntago mvuze ngo wari ugiye kunywa inzoga. Nta fantunywa. Ni ngombwa ngo unywe inzoga. Bivuze ngo umuntu ajya mu kabari nayidagira. Nuse wahuriye n'abagabo. Ntuzi ubwo wahuriye n'abagabo. Buriya harya zone tempi yoborwa nande njuga. Gitwaza buriya nta mayidagira. None se nahura n'abagabo. Ntago ajya mu tubari. None se urabizi neza? Cyane. Akabari ni iki? Akabari ni ahantu. Hari fanta n'inzoga. Uhitamo icyo ushatse. Ubwo rero ntago akabaye ari ku isi. Oya ntago ajya mu kabari kuko hari inzoga kandi nta ubuse bayimumennye. Ugiye kuneranya n'abarokore. Kandi umuntu asokana umugore bakamujyana muri hoteli. Hoteli ntago igira bar. Bajya ahatari. Ni hoteli ntago igira bar. Bajya ahatari inzoga. Kandi ari hoteli. Bajya mu byumba. Oya si hoteli se. Hoteli igira inzoga, igira ji, igira n'amafanta. Ntago asokana umugore. Nese kurakaye. Oya ikibazo wowe uri kunkoroga abantu. None se Gitwaza asokana umugore we. Ntago mujyana ariko asokanye umugore we. Ahubwo se uri vare ya Gitwaza ku buryo utamenya ko ajya. Umubone yasohotse. Ahubwo yakagiye mu kabara akabwiriza. Bajya muri Dove hoteli ntazo. Yesu yasangaga abanyabyaha nakababwiriza mu byaha. Urabizwa muri Dove ntanzoga zibayo kandi ni hoteli. Nje ntago ndi kukubwira Dove. None se uri umupaseri udasanze abanyabyaha mu byaha. None se utegereza abantu ahantu heza. Utegereza abantu ahantu heza. Ugomba kubasanga mu byaha ahubwo ukababwiriza. Mu byaha se ngo batwari. Baza pasiteri. Icyaha ni icyumu. Teogene arakubwiye. Teogene nabwiriza ariko waguti ndafataga imizo. Aze karifa kubanza udashoboye. Kuki udashaka kumvikana n'abantu. None se je turi kumvikana ahubwo uri. Yafataga imisongo uri kumva. Ntago bikubwira. Icyo gihe ni kera ni cyo gihe. None se Gitwaza yakijijwe.
atarabanje nyine ukizwa ariko abanje gukora ibyaha. Ariko ubu nese nawe wajyaga mu kabari ntukikajyamo kwanza ubundi gitwaza waje nawe kubimbwa nko ahubwo nyera gakiza reka kuvuga nge ntabwo nabimbwa nese waba umuntu ukabimbwa gute ntabwo bishoboka uracyakajyamo ntabwo namoka nkuko imbwa nayo itavuga oya we wambwiye ngo ubwo sindi umugabo ndimbwa ubwo ntajya mu kabari ese ubwo urareba ahubwo waba utari imbwa imbwa reka ziba ziri mu rugo ariko umugabo arasohoka akagenda ubu uracyajya mu kabari nose uvugana n'abantu niba uvugana n'umuntu ujya mu kabari nawe ujya mu kabari oya narese uvuye mu kabari ugatwaye mu kanwa none se uri kuvugana nanjye ndi umuhanzi unsanze mu kabari none se ubwo uri mu biki ngusanze mu kabari none se nyereka iki gihanga cy'uko nari mu kabari ibisumizi ni studio none se ibisumizi byanditse hano inyuma biri kandi mbivuze ko ariho turi wowe none se ni akabari kari kubisumiza kuki uri gushaka gufata abakiriya b'ibisumizi ngo basubize inyuma hari akabari hari n'umuziki cyokora ntakubeshye naje hano ari wowe nkurikiye nta kontwari iri hariya nta kontwari iri hariya cyane none se niba kontwari iri hariya nashaka ko dukorana ikiganiro nemeye ninjira mu kabari urumva ko ari wowe nashakagamo of course ni uri umugabo ugiye gushakamo inzoga none se wagiye gushaka gitwaza mu rusengero gutanywa inzoga none se uri umuseriveri jewe ndi umunywe ndi umukiriya nuko nawe uri umunywe uri umukiriya wese ntabwo uri umunywe wirakara ntabwo njye narakaye wowe ntabwo uri umunywe aya sometimes murata mutubaza ibintu mushaka kutugonganisha n'abantu bacu njyewe mfite mama aririmba muri kwaye nanjye ndaririmba sibyo ariko niba nkubwiye ngiye mu kabari kunywa witekereza ko mu kabari habaho inzoga haba amazi mu kabari urimba muri korari tujye mu kabari ngenda betinga miliyoni ni izina ry'Imana ndabetinga miliyoni aka kanya nitudasanga amazi mu kabari na ji na fanta si wowe uri gufata ikiganiro ntabwo muri kubireba ngenda ahita nemera yuko abantu atarabanywa umuntu umubiri ukenera amazi gute ahubwo uri kumfatirana ngo narakaye uri kumbaza ibintu nyine biri amazi wayagura no muri butike amazi ya jibu waracuza mu butike nshimishe ntundakaze kabisa kuko n'ubundi uri kumbwira ngo narakaye kandi narakaye kuko ngashimisha abantu okay twigarukire mu muziki sibyo wabyakiriye gute kubona Ishkevin ninjira muri TUFF GANG TUFF GANG yahozemo nyakwigendera Jay Polly na Green P wibere utari hafi ahangaha wabyakiriye gute Ishkevin ni umuhanzi mwiza TUFF GANG nayo ni crew nziza so ndumva rero yuko ni ibintu byiza ahubwo ibintu bagiye kuduha ndabyiteguye nkuko nanjye ibintu ngiye kubaha babyitegure of course kuko nucira umenye ko bikugarukira so ndi umuhanzi mwiza nabo n'abahanzi beza bishyize hamwe so bitegure rero sasa nkuko nanjye mbiteguye ko nyibona Ishkevin yagize TUFF gutya nanjye narayigize mane nishimiye kabisa kubera ko legend iriya TUFF GANG itandukanye na TUFF GANG mwigeze gukora wowe na Jay Polly rimwe se yego none se ubwo ugiye kuba bitandukanye abantu bayirimo baratandukanye n'abari bari mu yindi yigeze gukorwa nje ntago nigeze nkora TUFF GANG na Jay Polly nje nari umuhomeboy wa Jay Polly twari crew twitwaga Homeboys twisunga na CEO wa TUFF GANG cyo gihe bamwe bari bakoze itsinda bita Stone Church ngewe ni mu itsinda rya Homeboys so Homeboys duhura na Jay Polly Jay Polly aravuga mfite TUFF GANG so mu ndirimbo twakoraga avugagamo TUFF GANG yarantu wigeze ubona mvuga ngo TUFF GANG ari iki kimenyetso wigeze ubona mwaragikoraga warakibonye se mbikwereke muri video mwakoze ya mbere mwakoze for real nyibutsa ya video mwakoze bwa mbere yitwaga ngo iki bahita wiyita iki shanu usanga excuse me wiyita iki ibaze ko ngusetse nta kibazo rwose wiyita iki indirimbo yakozwe na Nameless Campus ariyo ntuza ya mbere mwari mukoze niyo ntuza ya mbere twari iyo video ya mbere mwari mukoze kuva mukoze Homeboys hoye nagare ya mbere twari dufite izindi ndirimbo nagare video ya mbere mwari musohoye ushaka hano ari ikimenyetso cya TUFF GANG ibindi nabyo ndabigusobanurira
kibazo ubuhanganye njyewe wigeze erega hari abasaza babyitwa ntugahangane urumva ntago mpanganye bro umeze nk'uhanganye nanjye kandi turi kuganira wowe wirakara kiri umujinya abarapari ku kimwe murakaye ariko kandi turi kuganira bisanzwe ubwo ibibazo biri kumbaza biri kundakaza ariko se koko turi kuganira ku muziki none se we nakubwiye reba iyo video yose ushaka hano ari TUFF none si ikibazo ni iki nta kibazo ndabyemeye twikomereze inshuti yanjye nyoko ni mama mwana wa mama twikomereze uvuze nyoko ni mama mwana wa mama nyoko ni mama mwana wa mama nyoko wawe ni mama mwana wa mama okay nta kibazo nyuma yuko mukoze indirimbo we na Bulldog ariyo ndirimbo imeze nkaho yatumye abantu benshi bakumenya sibyo yitwaga Bulldog twakoranye indirimbo ebyiri ya mbere Bulldog na Fireman na Brido yego hari yitwaga uvutse ninde yego indirimbo nziza cyane mbere wari ufite izindi ndirimbo mbere y'iriya ndirimbo twari dufite itsinda bitaga K-Rappers ahubwo igitangaje ngiye kuguha story gasekeje studio nakoreye iriya ndirimbo yari ya Sebs ikorerwamo aba producer babiri Sebs na Lagaf Lagaf uba ari France umu producer mwiza cyane kabisa igihugu cyagize wavugaga igifaransa cyinshi kubi niyo mpamvu ari France niyo mpamvu wa mugani ari France ari France so producer Lagaf yaje asanga twebwe turi muri studio ya Sebs yitwaga Zege twakoze indirimbo bita ngo nitwe ba future superstar ndashimira Imana yuko abahanzi barimo bagiye babana ba superstar abo mwari kumwe muri iyo crew babaye abastar ntago ari muri iyo crew muri iyo ndirimbo yari future superstar ariko ari all star upcoming turi kubana natwe nitwe ba future superstar niyo atari bangare bari bande bari barimo ari harimo umuntu bita okay nari ndimo urumva mukuru wa ata syntax abo barahagije kandi kuko birangira mubaye nagisa kinganzo ndumva yarari nagisa iyo ndirimbo uzakore ubushakashatsi yarasohotse ko ari indirimbo zagiye zibura of course yarasohotse icyo gihe hari studio bitaga KFM so naho twakoreye indirimbo ya mbere nk'umuntu wakundaga ngiye burankunda gukora of course nutanambona kuri social media uzamenye ko ndi mu kazi nuko uri kumbwira wari warambuze iyo utaza muri studio ntago wari kumbona biragoye kugufatisha ahubwo biterwa n'ahantu turi buhurire sibyo so ndi muri studio ubu ndi gukora so ahubwo witegura ibindi bintu so nyuma nahise nkora iriya ndirimbo ariko dufite crew bitaga K-Rappers Cameroon Rappers yari irimo Nurfat na Delaki Delaki buri mu gihugu cya Mozambique Nurfat wari inaha hari abashuti bacu twari dufite barurungano abo bita ba Stewart just aho niho natangiye rero kuvuga bro reka nanjye nkora ikintu kiragiye ukora uvutse ninde Bulldog igeza kugora kugira ngo mukore n'iriya ndirimbo Bulldog ni grand frère wanjye ni daddy wanjye ni uncle wanjye so ni byose for real ariko nanjye ndi umuvandimwe mwiza we kandi abavandimwe barashwana ariko ntibatana dushobora gushwana ariko ntitwatana so Bulldog yari igihe namubekinze muri guma yego nyuma yuko dukorana iriya ndirimbo iyo tudakorana iriya ndirimbo ndumva yuko ntago nari kumubekinga yari mumaze kuba inshuti bihagije niganye na murumuna we bita Irene muri game ni daddy kuko niwe muntu wamfashe ikiganza na nyakwigendera J Paul abo bantu ko ari babiri muri uyu muziki
nibo bantu mvuga ni ifumbire yanjye just ndi kimera iyo batabaho nari kumera nk'urubuto ruri mu butayu. Kalifa ubona hip hop ihagaze gute muri iki gihe muri iyi myaka Afrobeat yubatse izina urabona hip hop wowe sinzi ko niba hip hop sibyo Kevin ari muri TUFF GANG niko maze kumbwira. Yego hip hop ni nk'umuco w'abantu batagirana amashyari cyane kandi ni ryo pfundo ry'umuziki nyarwanda. Yego Riderman ari mu bantu bazanye new generation yaje mbere ya The Ben na Meddy ariko still nobo Riderman uracyamwumva. Hip hop rero ndacyayumva nkuko Kevin ukiri mu maraso mashya yahuye n'abasaza ariko biragoye yuko umuhanzi uririmba ahura n'undi uririmba mukuru yabigoye cyane. Just babajama ntago bishoboka ko wajya kubona ukabona nka Safi wenda n'urugero aragarutse afashe nka Kenny Soul ngo bakoze Urban Boys. Oya Urban Boys ntago ari uko byakorwa na TUFF GANG suko bimeze kandi mbona ariko bimeze ntago ari ukuvuga ngo avuyemo umwe ngo dusimbuze undi sibyo buriya Kevin ari ku rwego rwa TUFF GANG sibyo se. Yego ibyo ni byiza ahubwo Urban Boys ntago Safi ariwe waza ngo avuge ngo Urban Boys. Urban Boys ni abantu batatu nyeka yuko na Bulldog na Fireman na Pifra ahubwo na Pifra urumva nawe yagarutse mu itsinda nkuko yararirimo na Green P abo bantu bari mu bafashe umwanzuro wo kwakira Kevin. Green P arimo kuko Kevin ntago yabyuka ngo ahita avuga ngo hey ngumba mu TUFF GANG barabimupropoje. Oya nabo ntago bamuhamagara ngo ino mu TUFF GANG barahuje. Ariko bivuze ngo hari uwazanye iyo topic ni uzamubaze kabisa. Coach Gaëlle ngo ni Coach Gaëlle wabahuje. Ahubwo se Coach Gaëlle ko numva ari gukora ibintu byiza cyane bya danger of course ahubwo ngo yabishyuriye album yose ariko niba ari byo Coach Gaëlle ahubwo ni tayari kuko hip hop ntago yitabwagaho cyane n'aba manager kuko nta mu manager nzi wigeze managinga umuraperi usibye Muyoboke wa managinze Riderman. Yego ariko nanone aba manager na Badrama managinze J Paul. Urumva yuko ni gake cyane kurusha abagiye bamanaginga baririmba. Nyine sinzi impamvu ari uko bimeze ariko bizahinduka. Of course. Kalifa dusoza urabona gute noneho abaraperi aho generation igeze kera abantu benshi bavuga ko abaraperi ari abanywara umogi ari ibirara ari ibiki ubu ngubu ubona bimeze gute abantu barasobanukiwe ntago bakibafata nk'ibirara bimeze gute kandi wari uri kumbwira nawe ngo uramamagara kambura ntago nigeze mvuga kuri ikirara uzabaririmbye hamagara kababura sinigeze mvuga kuri ikirara of course oya kuba nkubura ni kimwe uko nabura nundi muhanzi abahanzi ntago wari wambura ngiye w'icyo kintu nicyo nashaka ntago ngiye wambuze vugisha ukuri niba ubeshya Imana yo mwijuru iguhana Kalifa narakubuze vugisha ukuri wambuze kuri telefone kuri spotlight cyangwa kuri telefone mfite nimero yawe numamagara nzitaba ubwo kereka ni warakoresheje oya ndabizi ko uyifite rega ufite telefone wanyitaba ntago ngiye rero uramamagara sure ukuri kw'Imana ni izina ry'Imana mbure mama wanjye yambyaye ntago uramamagara ngo mbure sha naguhamagaye ndi kumwe n'umuntu ndaza kumukubwira inyuma ya kamera. Okay. None se ariko wamamagaje nimero y'uwo muntu yanjye yawe uwo muntu nawe ntago wakwanga kumwitaba ni inshuti yawe inde se bamwita Milani wamamagaye uri kumwe naranuramo yarabeshye nukuri ntago utari ufite telefone yo mama nari nkubwiye ni nawe ntago ari kwanga kumwitaba ntago mani wigeze umamagara ngo mbure none uri kumwe narani none uri kubihaka we ubwo serani yari gukoresha ubwo wanshakiraga ubuyobe none se wanshakiraga ibintu byiza Rani ni umuntu kuba utaranyitabye niyo mpamvu bwari ubuyobe none se ubwo wanshakiraga iki
cyarakozwe icyo wanshakira urumva ntacyo nabona turagikoze ubuse turaza kugikora wenda wowe wanshutinze muri video yawe washutinzemo Fireman na Sean Breeze kandi naranitanze ahubwo akambwira ati bro niwe muntu ushobora kuba supportinga undi muntu ari we wese nta kintu ugende none oyagenda bizi ubaye wa mbere nje ntago nigeze nku blaminga yuko rega abantu batuzi nibo badusenya none se waruzi ko abantu batatuze atari ntago nagusenye Khalifa none se video yawe nayijemo wari uri gukora none warambonye urumva ubwo ibyo bintu byari bizi kandi ngwe ko nagwamagaye nyuma y'iriya video ubwo ibyo wari ugiye kumbwira n'ibyari byejejwe ngaho da yaciyemo cyane rwose sinitaba Imana ikubabarire ahubwo yikubabarire ko utaranyitabye nta kibazo nyisubiriza ikibazo nari nkubajije kugira ngo dusoze ubu ngubu babafata gute baracyabafata nk'ibirara nta rumogi ibyo bintu simbizi ubwo abo bafata nk'abo bantu simbazi ntabyo uzi abo badufata gutyo urumva bagende babyitekerereza uko babishaka uko badufata none se urumva ngenzaza imbere ya kamera mvuge ngo nta rumogi nywa ngo mumbabarire nta mwanya w'ibyo bintu mfite ndarunywa cyangwa sindunywa ni yego cyangwa hoya nta mwanya uri ubone kujya kubisobanura si ni ngombwa kuzi ko nshobora kuvuga nta rumogi nywa ahubwo ugahita urumbona mu maso kubera ko naburanye cyane kandi nta rwonywa Khalifa ahubwo abo bantu bavuga ubundi abo bantu bavuga ngo urumogi bararuzi ese ubundi urumogi ni iki rukora iki mu mubiri bigenda bite ko kuri iyi si niba ushobora kuba ufata ikinya cyangwa imiti yo kwa muganga umenye ko nawe unywa urumogi kuko n'ikinya kiba gikoze mu rumogi urumogi ni umuti ese wamugani nk'undi ibaza yari ko ngewe uwo muti ntabwo ndwaye indwara y'urumogi nkundunywa ntabwo ngewe nk'urumogi kereka niba ndumwa mu miti erega ubu tugushatsemo ikiyobyabwenge mu mubiri ntabwo twakibura as long as unywa koka irimo kokayine none se ubwo ngubwo nanjye rero ntabwo nzi neza abo bantu badufata b'ibyo bimogi bazarutesitinga ariko nabo njyewe narwanywa nta n'urwo nzi nta muntu wavuze ko runywa Khalifa hoya kandi wavuze ngo ndi umuraperi ahubwo urwo ntarwanywa kutuvuga ngo abaraperi banywa urumogi ntarwanywa ngo gute nyine nose ntago ndi umuraperi ahubwo wenda uvuga ngo kugira witwe umuraperi mu rumogi ntarwo zabaririmbyi bafungwa abahogoze bafungwa ariko abaraperi akaba aribo bavuga iyo umuraperi afashwe bagira nisakirirego n'umuntu usanzwe mu buzima busanzwe anywa ibyo bintu agafungwa kuko nubicuruza si umuraperi cyane Khalifa reka dusoze yego nyihera vasi yari yo yose ushaka iri bukumbuza abantu Khalifa bategereje n'indi ndirimbo yari yo yose ufite big nyashi zikwiye kashi ufite body ya fresh n'injye ubizi akenshi ingoto nzikumeraho nka superstar niyo life tubamo nka movie star nshyigatira lika nkutamika lobby pop want your west uragusha imvura don't rush baby dufite hours nubwo ndi crash baby nkoma nka strippers gabanya lenge nshonesha engo ndashisha buri zawe ndi steady nka kangaroo okay